mu kubasobanura babwira ko inyubako ngo iba yuzuyeho mbere y'amezi 5 kugira ngo yuzure, navuga ngo mu gihe yagombaga kuzura bakuyeho amezi 5 iruzura. Bivuze ngo hari ibintu biba bituzuye neza bidakoze neza, cyane ko uyu mukobwa bimubwira bageze muri esanseri akavuga ko atari ibintu byiza. Reka tugaruke inyuma gato, uyu mukobwa akigera ahangaha hanze bamukuriye agatambaro, yitegereza ahantu akabona ni heza, bahita batangira kujya kurya amafoto, agatangira kubaza umukunzi we ese naba nambaye neza ko mbona hano hantu hari abantu bakomeye. Baragenda bakifotoreza ku cyapa cyanditseho Sky Views, bivuze ko ahantu ari kwaba hitwa, bakabwira ko hitwa Sky Views. Abantu baje kuhataha kugira ngo banimare ubwoba, nicyo rero cyo kwimara ubwoba ndetse no kwinezeza kurya umuziki baba batumye abahanzi bagiye batandukanye. Bazamuka muri esanseri bakayijyamo, bakarenza umubare abantu bagomba kujya muri esanseri. Esanseri ikanga kwifunga, ariko umukozi wa esanseri akayifunga ku mbaraga. Akimara kwifunga ku mbaraga, esanseri irazamuka nk'ibisanzwe. Dusubiye inyuma gatoya, hari umwana watoraguye ibiceri mu mazi, ariko ntabwo yabitoraguye, aba yari kubyiba. Bakamubwira ngo nareke kwiba ibiceri kuko kwiba ibiceri bitera umwaku, akakona ko kwiba ibiceri mukibuke kandi mukazirikane. Barazamuka, umwana yibye ibiceri agenda ahonda muri esanseri. Iki kiganiro kikaba cyitwa Ese Bibaho. Ndizera ko wakanze subscribe kuko twakomeje kubana. Nguhaye ikaze nawe ugeze hano ubwa mbere muri Ese Bibaho kuri Iracyakora Official TV. Abantu benshi mugira inzozi, ndetse rimwe na rimwe bikangombwa ko izo nzozi ufite ushobora kuzabona zisohoye. Muri ubu buzima tubamo habaho inzozi hakabaho n'iyerekwa, dreams and vision. Kuri uyu munsi wa none ngiye kukubwira filime ivuga ibijyanye n'inzozi ndetse n'iyerekwa. Dore ko nkubwira iyi filime ivuga ku bijyanye n'inzozi ndetse n'iyerekwa, nshaka kugira ngo mbanze nkubwire urutonde rwa filime zagiye zikinwa. Uyu munsi wa none ndakubwira filime 6 zakinye ikintu kimwe gusa, twese twaje kwisanga icyo kiri gusohora. Niba roga mbigeze kuri YouTube channel yacu kandi subscribe. Ingende imesha w'u Rwanda, hano ni kuri Iracyakora Official TV. Kandi subscribe kugira ngo ujye tubana umunsi ku wundi. Yego, nkuko nabikubwiye, uyu munsi ndabanza nkubwire filime 6 zakinwe ndetse zikina ikintu kimwe. Icyo kintu kiza kubaho ku isi twese turakangarana. Icyo kintu cyabayeho cyitwa ngo iki? Reka mbanze nkubwire urwo rutonde rw'izo filime. Filime ya mbere yitwaga Outbreak. Outbreak yakinwe mu mwaka wa 1995. Iyi ni filime ivuga kuri virusi iva muri Afurika, ndetse iyi virusi ikava muri Afurika igakwirakwira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi n'ubundi mu mwaka wa 1995 hakinye indi filime yitwa ngo ni 12 Monkeys cyangwa se inkende 12. Mu mwaka wa 2007 hakinye indi filime yitwa ngo ni I Am Legend, Ndibigwi. Ni filime itangira ari umuntu bari kuvura kanseri. Umuti wa kanseri ugahindukamo icyorezo cyangwa se ugahindukamo virus. Abantu benshi barapfa cyangwa bagahinduka monster, inyamaswa. Umuntu umwe niwe usigara i New York wenyine. Mu mwaka wa 2019 hakinwe indi filime yavuga ko icyorezo cyari cyabaye mu mwaka wa 2018, ariko nakaba wayihuza na COVID-19. Iyo yitwaga n'ubundi virus, yakinwe n'Abahinde. Iyi filime igaruka kuri virus ya Nipah. Mu mwaka wa 2013 haza gukinwa filime ivuga ngo ni The Flu. Iyi ngiyi ikaba yaraturutse muri Korea y'Epfo. Yari indwara y'inkorora ariko yandura ku muvuduko mwinshi cyane utarigeze ubaho. Iyo wabundanga abantu barahungabana cyane. Kwambara agapfukamunwa bibi bya mbere, kuguma mu rugo bikaba ibya kabiri. Mu mwaka wa 2011 haje gukinwa filime bayita ngo ni Contagion. Iyi virusi yandura cyane ku isi kandi yandura vuba vuba, ndetse kwica ntabwo yatinzagamo ntihanazuyazaga. Iyi virus yatumye nabwo abantu bajya mu kamato, bashyirwa hajya hoguma mu rugo. Iyi virusi yo rwose yari coronavirus yujuje ibyangombwa. Dore uko yanduraga: wakoraga ku muntu ukayitahana. Byari byemewe kandi byari itegeko kwambara glove ndetse no kwambara udupfukamunwa, gushyirwa mu kato. Nkuko twatangiye mbibabwira, kuri uyu munsi tugiye kwivugira kuri filime yitwa Final Destination Bloodline. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nkuru ya Final Destination Bloodline. Final Destination Bloodline ni iki? Bishatse kuvuga iki? Umuyobozi usanzwe uyoboye amafilime niwe wayoboye filime witwa Zack afatanyije na Adam Bernstein, Guy Bazikana na Laurie Evans Toyer, ashingiye ku gitekerezo cya John Wright.
nibo banditse iyi filime. Catherine St-Joanna ni umukinnyi ukina muri iyi filime yitwa Stephen Rise. Theo Briones akina nka Charles Rise. Richard Hammond akina nka Eric Campbell. Alan Patrick Ryan akina nka Bobby Campbell. Naho Anna Lore akina nka Julia Campbell. Akina nka Iris Campbell ariko Iris ukiri mutoya. Tony Addy akina nka William Broodwolf, umwe mu bana bagaruka muri iyi nkuru baba bararukuwe n'uyu mukecuru Iris Campbell. Aho yakiniwe iyi filime, aho yakiniwe Vancouver, British Columbia ndetse na Canada. Amakampani yashoyemo akayabo kugira ngo iyi filime ibashe kuba yajya hanze harimo nka New Line Cinema, Practice Picture, Freshmania, Fireside Films, tutibagiwe na Warner Bros Pictures kuko ari nayo yasohoye iyi filime iyishyira hanze ku mugaragaro. Iyi filime ikaba imara iminota 110, birumvikana ko ari isaha n'iminota 50. Ikaba ikinwa mu rurimi rw'icyongereza, yagarutsweho n'imbuga nyinshi cyane. Urubuga nka Playgon rwayivuzeho, Wikipedia nayo irandika inkuru igera kuri 15, Playgon yanditse inkuru zigera mu 9 kuri iyi filime. Hazamo na Decide, Watch to Watch, Rotten Tomatoes n'izindi mbuga ndibuze kukubwira uko turi buze gukomezanya. Nge ndimesha w'i Rwanda kandi subscribe kugira ngo tujye dukomezanya. Iyi filime yashoyemo akayabo ka miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, n'amafaranga menshi cyane ugereranyije n'amafaranga y'amanyarwanda ni miliyari zirenga 60 z'amanyarwanda. Iyi filime kandi kugeza ubu ngubu mu kwezi kwa gatanu 2025 imaze kwinjiza amafaranga asaga miliyoni 191,700 z'amadolari y'Amerika ku isi hose aho yareberwa. Ibyo ngibyo nk'uko tubikesha urubuga rwa Wikipedia. Iyi filime nubwo imaze kwinjiza amafaranga, ntabwo ari filime imaze umwaka isohotse ndetse ntiramara n'amezi 2 isohotse. Ni inkuru ikurikirana Stephen Rise, umunyeshuri wiga muri kaminuza ariko akagira inzozi, ariko izo nzozi abagira zikamuganisha kuyerekwa nyirakuru aba yaragize. Ntabwo ari inzozi zibiba byarabaye, ahubwo ni inzozi zimuganisha kuyerekwa ry'ibyo nyirakuru aba yaranyuzemo cyangwa se aba yareretswe. Dore ko iyi nkuru itangira ari kumwe n'umukunzi we mu modoka witwa Paul, bishimye bari kugenda baseka bavuga ko bagiye ahantu agiye kumukora surprise. Umukobwa avuga ko surprise yabonye ihagije ariko umva yakura agatambara ku maso k'akamuriho k'umweru, ariko umukunzi we Paul akamwangira akamubwira ati gumishaho twenda kugera aho tugiye kujya. Umukobwa akihangana agakomeza urugendo. Mu gukomeza urugendo kandi aragenda bakagera ahantu haba hari inyubako ngo iba yatashywe cyangwa se inyubako nziza cyane ndende. Dore ko iyi nyubako mu kubasobanura babwira ko iyi nyubako ngo iba yuzuyeho mbere y'amezi 5 kugira ngo yuzure, naho ngo mu gihe yagombaga kuzura bakuyeho amezi 5 iruzura. Bivuze ngo hari ibintu biba bituziye neza bidakoze neza cyane ko uyu mukobwa bimubwira bageze muri esanseri akavuga ko atari ibintu byiza. Reka tugaruke inyuma gato, uyu mukobwa akigera ahangaha hanze bamukuriye agatambaro, yitegereza ahantu akabona ni heza, bahita batangira kujya kurya amafoto. Agatangira kubaza umukunzi we ati ese naba nambaye neza ko mbona hano hantu hari abantu bakomeye. Baragenda bakifotoreza ku cyapa cyanditseho Sky Views, bivuze ko ahantu ari kuba hitwa, bakabwira ko hitwa Sky Views. Abantu baje kuhataha kugira ngo banimare ubwoba, ni ikirori cyo kwimara ubwoba ndetse no kwinezeza kurya umuziki w'abahatumiye abahanzi bagiye batandukanye. Bazamuka muri esanseri bakayijyamo, bakarenza umubare w'abantu bagomba kujya muri esanseri. Esanseri ikanga kwifunga ariko umukozi wa esanseri akayifunga ku mbaraga. Akimara kwifunga ku mbaraga, esanseri irazamuka nk'ibisanzwe. Tusubiye inyuma gatoya, hari umwana watoraguye ibiceri mu mazi ariko ntabwo yabitoraguye, aba yari kubyiba. Bakamubwira ngo nareke kwiba ibiceri kuko kwiba ibiceri bitera umwaku, akakona ko kwiba ibiceri mukibuke kandi mukazirikana. Barazamuka, umwana y'iby'ibiceri agenda ahonda muri esanseri atera abantu ubwo bakagira ngo n'umutingito uje muri esanseri, bakabona niwe bakamwera ko ari imikino y'abana. Barazamuka bakajya hejuru, umwana w'iby'ibiceri yatoraguye mu mazi aragenda agatangira kujya binaga hasi. Aho bazamuka, bari kuzamuka abwira ko bari kuzamuka mu magorofa arenga 400, n'inyubako ifite metero zirenga 200. Bakomeza bazamuka bajya hejuru, bagera hejuru n'undi bwasongero ka ya nyubako. Uyu mukobwa arahagera, uyu musore akihagera abwira ati nari mfite imeza yanditseho Campbell. Bambwira ko iyo meza nayo ihari kandi babihangane ko nta mwanya babafitiye. Bakiza mu by'ukuri twabonaga ari abakire ariko bahageze bahinduka abakene. Babwira ko nta mwanya bafitiye, bagomba kwihangana bagategereza. Ahita avuga ngo hano hari umukozi tuziranye, akavuga n'amazina ye. Bakamubwira ati wihangane, uwo mukozi twamwirukanye mu gitondo yasezerewe. Ahita atangira kwitembera we n'umukunzi we.
agatangira kuvuga, agahita abwira umukunzi we ati nashaka kukunezeza. Umukunzi we agahita afata ururabyo akarumuhereza, atekera nta kibazo, ururabyo rukamukata. Niko guhita agenda ajya mu bwiherero. Bigahita bigaragara ko uwo mukobwa aba atwite. Umwe mu bahanzi bari kuririmba ahita aza, kuko uwo mukobwa ahantu aba ari hafi y'aho umwana we ari. Aje asanga umwana amubwira ati bigiye kurangira mwana wanjye, wihanganye tugiye gusoza dutahe. Akabona wa mukobwa akamubaza ati ese bimeze bite nk'umuntu mukuru, bimaze igihe kingana gute? Akamubwira ati I don't know, ntabwo mbizi. Umukobwa kandi ahita anamubwira ati nabwo ndanabibwira boyfriend wanjye. Uyu muhanzi aramubaza ati se aragukunda? Undi akamwisubiza ati cyane rwose. Ati niba agukunda agenda bimubwire. Uyu mukobwa asohoka agiye kubimubwira, yajya kumubwira undi nawe agahita ashaka kumubwira. Umukobwa ahita amubwira ati noneho reka abe ari wowe ubanza kuvuga. Umusore ahita akuramo impeta kugira ngo amupropose. Umukobwa agahita amubwira ngo twembi, bisobanuye ngo ko ntwite n'umwana uramwemera, kuko biba ari ikosa gutwitira ubundi abazungu mutarabyumvikanyeho. Uyu musore ahita amubwira ati ninjye musore w'agatangaza, ninjye muntu w'umunyamahirwe kuri iyi si ubaho. Kuko abantu bakomeje kwizihiza ibirori, ni nako abantu bari gupuropozanya. Hari umuntu ufungura champagne igakubita ku itara, ku gacuma kaba gafashe ku itara hejuru kagatangira kunyeganyega gasa nk'akavuye mu mwanya wako. Wa mwana none niko akomeza kujugunya ibiceri bamubuza, ajugunya igiceri kimwe kigahita kijya muri vandarateri igahagarara. Hakuno ka kantu kakubiswe n'umufuniko wa champagne cyangwa se ka gati kaba gafunze muri champagne kahita gatangira kunyeganyega. Uko babyina cyane kamanuka kishinze, kuko bari kubyinira ku kirahure. Kamanuka kishinze kakikubita hasi kishinze, kagahita gakubitamo umwashi mu kirahure. Wa mwashi uko bawubyiniraho ugenda wiyongera ugana mu gusaduka kw'ikirahure. Ari nako wa mwana nawe wateye cya giceri muri vandarateri gihita kiva muri vandarateri zahagaze kigahita gikomeza kijya ahandi ku ruhande. Iyo kigeze ku ruhande hari ibyo gihita gitangira kwangiza. Amavisi yarafashije yatangira gucomoka. Abantu bari kubyina babyinira ku mwashi nabo batazi ibyabaye, nabo bakomeza kwibyinira. Iris ndetse na Paul nabo bahita baza bakatangira kubyina, bakabyina. Ariko Iris yitegereje hasi abona ikirahure kibisenwa giri kugenda gisaduka, yegera inyuma nk'umuntu ufite agasereri gake, arekurana na Paul. Akirekura atera intambwe ebyiri gusa, ikirahure gihita giturika. Abantu bose bari bahita bamanuka, bahita batwereka abantu bari hasi. Ikirahure kimara gushwanyuka, abantu bamanuka muri metero zirenga 200 bihonda hasi baturika. Abari hasi bahita batangira kwirukanka, birumvikana uko ikirahure cyaturitse. Nyamara Paul wa mukunzi wa Iris Campbell we yari afite ikibazo gikomeye cyane, kuko we yasigaye atigeze nahava. Mu birahure bishwanyuka hasigara ikirahure gifite nka katire agifasheho. Icyo kirahure akigifasheho atangira gusaba ubufasha, ari nako umukunzi we amubwira ati hagize ufasha umukunzi wanjye. Nyamara bidatinze cya kirahure nacyo uko biza kurangira birangira nacyo kimenetse kikamanyuka, amanuka yihonda hasi. Ibintu bitangira kuyoberana. Ubwo Iris ahita atangira kurwana no kuzamuka ajya hejuru, arwana no kugira ngo ajye ahantu hasa nkaho hakimeze neza. Ari nakabona na wa mwana wa muhanzi hagati aho, kandi abari bari muri cuisine nawe bakongeza umuriro. Wa muhanzikazi nawe agafatirwa muri wa muriro w'abantu bari muri cuisine kubera igihunga. Umuriro ukabura mutwitse, ari no gufata n'ahandi hagiye ameneka inzoga naho hari gushya. Wa muhanzi akabahiriye mwaho ngaho. Ubwo umwana wari kureba Iris agafata wa mwana nawe ahantu bari hagatangira kwicurika, amacupa agatangira kubaturumba ko bakamenya ko ahantu bari hatagihagaze neza. Iris Campbell baba basigaye mu igorofa ari abantu 3. Mu bantu barengaga 100 bari hejuru hasigaramo ari abantu 3 gusa. Nkuko basigaramo ari abantu 3, Iris Campbell ndetse n'undi muntu w'umumama wa 3 baba bari kumwe hejuru. Ubu uri ku kirahure ko yakinyubaka iba yahengamye hejuru, igice cyo hejuru cyahengamye. Ahita yitegereza hejuru akabona piano. Ya piano akitegereza hari igiceri kimanuka kikayikubitaho kivuye ku meza, cyayikubita igahita yifunga, iramanuka igahita imusekura. Hagati ariko wa mwana wataye ibiceri nawe ari nako ari guhunga, kuko yari arimo arahunga agenda yirukanka. Agera hanze agahita avuga ati ahwe ndabacitse. Akimara kuvuga ngo ndabacitse, ya piano ihita imanuka. Tekereza nayo piano iturutse muri metero zirenga 200 imanuka igana hasi, ihita isanga wa mwana. Ubwo ibyimukorera ntabwo ndibuze kubigarukaho, tugaruka hejuru. Nyamara ubwo yanyuka ari kimara kugwa, umwe mu bantu bari babinjije mu nyubako yahise abwira bamwe ati nimuze tunyure kuri escalier. Bakinyura kuri escalier nazo zahise ziturika.
abandi bajya muri esanseri bayirwaniramo, bamwe bayigwamo batarayinjiramo, abandi irabaturikana, abasigaye hejuru abasigaye y'umuntu umwe gusa, Iris Campbell ndetse na wa mwana. Iris Campbell arahanuka, agahanuka ateruye wa mwana, ariko agafatwa mu duferabeto, agafatwamo urutoki rwari rufite ya mpeta, akaba arirwo rufatamo rugatuma adahanuka kubera impeta, ariko n'ubundi birangira impeta imuvuyemo ikavanaho n'uruhu rw'urutoki. Yamara kuvanaho n'uruhu rw'urutoki birumvikana ko bahanuka, umwana ahanuka ukwe, Iris gahanuka ukwe. Hasi haba hari igisongo gitegereje Iris kigomba kumukubita mu mutima. Amanuka avuza induru, umwana avuza induru kwe, uko yakavugije iyo nduru duhita tugaruka muri university muri karasi. Aho ngaho koko ibyo byari biri kuba hari mu mwaka w'1968. Duhita tugaruka muri karasi ya university mu mwaka w'2025, ari nawo mwaka turimo, niho duhita tugaruka. Aho duhita tugaruka kuri Stephanie Rice. Ibyo byose nababwiraga zari inzozi za Stephanie Rice, ariko urota, ariko yicaye muri karasi mu gihe abandi bari kwiga. Avuza induru cyane iruta iyo wa muntu wahanukaga yavuzaga mu gihe yari arimo arabirota. Akavuza induru, abanyeshuri bose bakamureba, bamureba n'umuprof wabo akahita amwitegereza, bakamureba cyane. Umuprof wabo nawe akamwitegereza akamubwira ati nibyo imibare irakanganye, ariko ntabwo iteye ubwoba ku buryo wavuza induru gutyo pe. Umunyeshuri w'inshuti ye amugira inama yo kugana mu muryango azajya gushaka impamvu. Kwihuse cyane aragenda akagera iwabo, yajya abaza inkuru ya Iris Campbell bakamutera utwatsi, kubera ko aba yasumaze gusobanukirwa ko Iris Campbell yari nyirakuru, ariko aza kumenya ko Iris Campbell akiriho atigeze apfa. Hanyuma akajya kumusura, Iris Campbell bakaganira, akamubwira ko nta bantu bigeze bapfa, nubwo we yabibonye mu nzozi. Amubwira ko ati nta muntu wigeze apfa, ahubwo icyabaye ari uko we Iris yabonye ibintu byari bigiye kuba, agatangira kubikumira. Akakawa mwana cyagicira ko yarabonye ibyo kigiye gukora, abantu akanababwira ngo nimuve ku birahure kubera ko ndacumu kari kamaze kumanuka kavuye ku itara kakishinga ku kirahure, bakikivaho hagahita hameneka, cya kirahure kigahita kimanyagurika, abantu bose bamaze kukivaho. Ariko ibyaje gukurikiraho nuko abantu bose yatabaye. Birumvikana ko yari yinjiye mu ntambara yo guhangana n'urupfu. Iyo ntambara yo guhangana n'urupfu ikaba nawe yaraje kumugeza ku rupfu, yaramaze kubibwira umwuzukuru we, ikamubwira ko nubwo ngo abantu yabatabaye ariko ngo bagiye babyara, ariko ngo kuba baragiye babyara bisobanuye ko abo bantu bagomba gupfa, n'abana babyaye nabo bagapfa. Ariko akamuhereza igitabo kimubwira ko ashobora kuzarwanya urupfu ndetse akarutsinda. Ariko ndagira ngo ubwire ko ibyo bintu bitajya bishoboka n'ubundi mu buzima busanzwe. Birangira urupfu rutsinze, nta muntu n'umwe usigara muri iyi nkuru. Iris Campbell aza gupfa. Uwo mwanya akimara guhereza igitabo umwuzukuru we ahita apfa. Stephanie Rice ahita agenda akavuga ibyabaye, ndetse batwereka bari ku kiraro bari gushyingura nyirakuru, ari nako n'abandi bagenda bapfa urusorongo, kugeza Stephanie Rice asigaranye na musaza we. Uyu musaza we rero basigarana ajya gusaba umugeni, ariko hakaba hari inkuru iba yarabayemo hagati ntigeze mbabwira, nayo ngiye kugarukaho nyibabwiraho gatoya. Aho Stephanie Rice na musaza we ndetse na nyina baba baragiye mu rugo nyirakuru yabagamo, Iris Campbell, bavuga ko ariho hantu bagomba guhungira urupfu cyangwa bakarutsinda. Nyamara bakigerayo iyo nyubako yose ihita ishya. Nyina nawe aho ngaho niho apfira, kuko hari ipoto rimanuka rigahita rimwica, kuko aba ariwe ugomba gukurikiraho mu gupfa. Undi ugomba gukurikiraho ni Stephanie Rice ndetse na musaza we, ariko bakaba barababwiye ko nihagira umuntu umwe upfa undi akamufasha mu kugaruka mu buzima, urupfu bazaba barutsinze. Ntabwo bazapfa, ahubwo baziyongeraho indi myaka. Kuyo yagombaga kuzabaho haziyongeraho indi myaka. Ariko bo Stephanie Rice muri urwo rupfu rwa nyina ntabwo aba hari imodoka yaba yakoze agisida bakagwa mu mazi. Stephanie Rice akanywa amazi menshi akagwa igihumure, musaza we akamukanda amazi akamuva mu nda. Stephanie Rice akagaruka mu buzima akibwira ko yari yapfuye, nyamara atari yapfuye, yari yavuye igihumure. N'umusaza agahita amubwira ngo, noneho umusaza ahita amubwira ngo wari wapfuye mugaruye mu buzima. Bahita bishima cyane bakirengagiza ibyari biri kuba, ko urupfu rwari rutakibahize rutakibakurikirana. Bahita batangira kugenda bishimye nta kibazo bafite. Ariko hakaba hari ibiceri byagombaga guteza impanuka muri Sky Views, ariko iyo mpanuka ikaba itarabaye. Icyo giceri kiba kiri muri icyo gitabo. Uyu mukobwa aza guta icyo giceri atazi uburyo agitayemo, hari umuntu uza kugitoragura. Igihe kimwe rero bagiye gusaba umugeni Mitemagera, bari kujya gusaba umugeni, hari gari ya moshi biri kwigendera. Iyo gari ya moshi iri kugenda hari imihanda yifunga indi ikifungura. Gari ya moshi iri umuhanda biri kuganamo, wa mukecuru watoraguye cya giceri
akuramo igiceri agiye kugura ikintu, na cya kindi yatoraguye kikavamo kikajya mu muhanda wa gari ya moshi. Gari ya moshi umuhanda wa mugihe ugira ngo witeranye umere neza, cya giceri kikaza kikajyamo hagati, wa muhanda wa gari ya moshi ukabura uko wifunga neza. Hagati aho ngaho ariko hafi y'aho ngaho biba biri kubera niho Stefan Rise ndetse na musaza we baba bagiye gusabira umugeni. Bakigenda bari mu nzira barimo bagenda, ibintu biba ku buzima bwabo ni agahumiramunwa. Dore ibibabaho, bari aho ngaho bagiye gusaba umugeni, bumva inkuru igahita ibaca umugongo, bigahita bihinduka. Byari gusaba umugeni bikenda guhinduka amarira. Bavuga inkuru y'ukuntu umusaza we yaba yaragaruye mushiki we mu buzima. Aho ngaho hari umudogiteri, agahita ababwira ko nta muntu uzura undi, iyo umuntu yapfuye aba yapfuye, ibyo kuzuka bitajya bishoboka, umuntu yapfuye biba birangiye, ndetse uwo mudogiteri agahita yikomereza. Iyo nkuru babumvise ihita ibasubiza inyuma, agahita batekereza ubwo niba koko nta muntu wapfuye, ahubwo habayeho ngo kugwa igihumure, undi aramukanda aciye amazi agaruka mu buzima. Bose bahita babitekerezaho koko, bagahita bibuka ko nta muntu ujya upfa ngo agaruke mu buzima. Bakimara kubitekerezaho bose bahita batekereza guhunga, ariko ntabwo biba bigishobotse. Cya giceri cyabanye mu muhanda wa gari ya moshi, gari ya moshi irahagera igahita itangira gukora impanuka. Impanuka ya gari ya moshi niyo mpanuka idasanzwe, hagakurikiraho impanuka y'indege, nizo mpanuka mbi za mbere ku isi zibaho. Impanuka ya gari ya moshi ikorera impanuka muri ako gace bari bagiye gusubiramo umugeni. Umusaza we n'abandi bantu benshi batangira kwirukanka, umusaza we igiti kiva muri gari ya moshi gahita kimumena umutwe, ari nako Stefan Rise nawe arimo arirukanka, agakomeza kwiruka. Ariko akaba ari inkuru iba yarababwiye ko iyo umuntu agerageje gukinisha urupfu rushaka kwica umuntu akarwitambika, iyo rugarutse ruza rufite umujinya ku buryo rumwica urupfu rubi kurusha urwo ari kumwica, gari ya moshi imuca hejuru. Inkuru yabo ikarangirira aho ngaho. Ese waba ufite inzozi cyangwa se iyerekwa? Niba ufite inzozi n'iyerekwa, jya ubisengera kuko bishobora kuzaba impamo igihe kimwe. Imana ibahe umugisha.